Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko tubanze dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu, Imana nziza, Imana y'urukundo rwinshi. Tugushimiye ko uduhaye amahirwe kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera aba ari we dusobanurira kandi dushoboze gusohoza ibyaryo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu gihe kingana n'iminsi 6 cyangwa se icyumweru cyose. Tuzaba tuganira ku kwirinda icyaha, by'umwihariko ububi bw'icyaha. Tuzareba ububi bw'icyaha ariko tuzajya tugaruka bizaba biri ku ntego yo kukirinda. Kureba ububi bw'icyaha, tuziga ku bubi bw'icyaha ariko tugamije ko tukirinda. Imana itugirire neza. Reka uyu munsi wa mbere rero dutangirire ku ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 10 tugeze ku wa 11. Handitse ngo arayisubiza ati, ubwo ni Adamu asubiza Imana, arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. 11 iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Imana itugirire neza. Aya magambo dusomye ni ikiganiro cya Imana yagiranye na Adamu. Imana yari yaramubujije kurya ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, mubwira yuko umunsi yakiriyeho no gupfa azapfa, ariko ntiyaba amaso akora icyaha, ntiyumvira icyo Imana yamubwiye. Nyiri ahangaha kutumvira Imana icyo yakubwiye icyo ari cyo cyose, kutayumvira ni icyaha, kandi icyaha cyose kirica. Imana itugirire neza, cyica ubugingo icyaha cyose. Nuko hanyuma rero umunsi yakoraga icyaha, agikora hari yumvaga ari ibintu bisanzwe, ariko amaze kugikora ngo abona yambaye ubusa, we n'umudamu we. Mu by'ukuri impamvu mbere batabonaga ko bambaye ubusa, hari ubwiza bw'Imana bwari bubatwikiriye. Ubwiza bw'Imana bwari buhishe mu kuyumvira, bwari buhishe mu kuba bagifite kwera kwayo, batarakora icyo yababujije. Ariko ngo bamare gukora icyo yababujije, bariye kuri cya giti, babona kuko bambaye ubusa. Imana itugirire neza, barabimenya. Uzi ko iyo umuntu yakoze icyaha, ubwiza bw'Imana bumuvaho. Icyo nicyo kintu cya mbere cyaha kibanza kugukorera, kigukuraho ubwiza bw'Imana, ugasigara wambaye ubusa. Kwambara ubusa mvuga ni ukubaho udafite ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza, ukaba uko wakabaye. Urumva bibonye bambaye ubusa nyine nk'uko bakabaye, nk'uko bavutse, ari uko nguko bameze, nta kindi kintu kibakingira. Uko niko no mu mwuka bimeze. Burya mu mwuka, hirya y'uko twavutse, tugira ubundi bwiza bw'Imana buza bukatujyaho. Ubwiza bw'Imana bufitanye isano no kwera kw'Imana kuri twebwe, kuba tutari mu mwanda w'ibyaha. Iyo dufite kwera kw'Imana tuba twambaye. Imana yacu tugirire neza, tuba dutandukanijwe n'uko umuntu usanzwe aba yaravutse. Ngo rero bamare gukora icyaha babona ngo bambaye ubusa. Imana itugirire neza. Mwene data uri kunyumva, mwifurije yuko waba maso ukirinda icyaha, kuko icyaha gikuraho umuntu ubwiza bw'Imana. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma rero nta nubwo byagarukiye aho ngaho, ahubwo bamaze kubona bambaye ubusa ngo barahunze bajya kwihisha. Hirya yo kugukuraho ubwiza bw'Imana, icyaha kikuremamo ubwoba, icyaha kigutera guhunga Imana. Imana yacu tugirire neza. Barahunze, bumva bafite ubwoba, bumva bafite isoni n'ikimwaro, bumva bafite ipfunwe ryo guhinguka mu maso y'Imana. Icyaha ni kibi cyane, gikuraho umuntu ubwiza bw'Imana, kikamwambika ubusa, kirangiza kikamujyana kure y'Imana, kandi kure y'Imana ni hafi ya Satani. Uko uhunga Imana niko uri kwishyira Satani. Ngo barahunga bajya kwihisha. Sinzi wowe uri kuntega amatwi ibihe uhagazemo, niba warakoze icyaha, hari inkuru nziza ngufitiye. Imana yacu ni urukundo. Hirya y'uko Adamu na Eva bakoze icyo cyaha, Imana yari yamaze kubibona kare, ngo yateye intambwe iza kubashaka ahantu bari. Mu by'ukuri aho bari bihishe si uko itahabonaga, yarahabonaga rwose. Yaje basanga, ntabwo aribo baje bayisanga, ahubwo yaje basanga, irabaganiriza, irabaapproachinga mu cyongereza kugira ngo bihane. Nawe ahari rino jambo wumvishije uyu munsi ni riri kukwaapproachinga, ngo rigukuraho watarariye kure
kure hariya hose wahabiye wongere ugarukire Imana. Imana ni urukundo, irifuza kukubabarira. Iri jwi hari wumvishije ryari rikugarura. Nawe rero unyumvishije ukaba ukirindiwe mu buntu bw'Imana utarakora icyaha, uramenye ntukinishe icyaha. Icyaha ni kibi, icyaha gikuraho umuntu ubwiza bw'Imana, icyaha kijugunya umuntu kure y'Imana, kikamushyira kure y'Imana, kikamutandukanya n'Imana. Uramenye wirinde, wowe ukirindiwe mu buntu bw'Imana. Nawe wabikoze gira umwete wo kumvira ijwi ry'Imana wigarukire. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.